ariko njya nibaza nk'ikibazo cyane nkagitekerezaho, tubyutse mu gitondo tugasanga Cita niwe urimo urasinya ku bantu bari bwapfe. Dore mbanje nambaye nk'abamotari. Abamotari bo mu mpeshyi nibo usanga baba biyambarishije utuntu tw'utuvarezi ukuntu, utuvarezi hejuru, hasi biyambarije udupantaro tubafasha ukuntu. Abo ni abamotari bo mu mpeshyi, ariko abamotari bo mu gihe cy'imvura uzareba baba batandukanye n'abandi bantu, usanga aribo bantu bambara ibikote bya danje. Ariko tujye twibuka no gusabira abasore baba bameze nka Titi. Buriya abasore bameze nka Titi ni wa musore ujyana n'umukobwa muri pisine, bakagenda ngo arimo aramwigisha koga. Ariko koga kwiyemenza, koga muri pesene ngo ni ba besita. Hari ikintu nabonye kuri Titi nyine, buriya Titi yabarora umudo w'urubyiruko mu kwirinda, kuko n'umuhungu utapfa kubwira ngo umukobwa ngo ndashaka ncence buri kantu na buri nguni. Yesu we, ibintu bagukorera nyamba azashe nk'utusha gatoya, asange buri kantu cya buri nguni, arebe ibintu bimubaho. Ni batanu, ni impanga ya batanu. Ariko nanjye mba numva umuntu ujya kuri iriya gahunda yaba ritazaraba aciriritseho ukuntu, kuko ari ukuntu ureba nyine ukabona ibintu birasuzuguritse. Ubu uriya musaza wacu, perezida wacu, ubu ibyo bintu yabitinyuka, iriya gahunda yaba ritazara ariyubashye. Buriya njyewe nakuze numva nzavamo umukinnyi w'umupira w'amaguru, ariko se numvaga nzakinira Amavubi nanjye, nkakinira Amavubi, ariko se reba naje gusanga ubugoryi nyine aribwo bugomba kuzantunga. nanjye naga ati ngomba gutungwa n'ubugoryi. Nagiye mu wa gatandatu mfite amakayi yanjye 18. Noneho mu gihembwe cya kabiri nasoje igihembwe cya kabiri mfite amakayi 6. Mu gihembwe cya gatatu nasoje mfite amakayi 18. Nta nzabyibagirwa, nigaga mu wa gatandatu mfite inshuti yanjye twagendanaga nyine, tugendana ari inshuti yanjye, ibintu byose turi kumwe duhorana nyine. Yarashushanyaga bya danje, mwarimu nanjye ndamwiyungaho nyine, tukadushushanya. Noneho mwarimu aravuga ati muzajye kwigwa gukora amapurayinzi, muzajye kwiga ubufundi mujye mushushanya amapurayinzi. Noneho umujama yari inshuti yanjye bya danje nyine, ntabwo numvaga atambeye. Ndangije mu gihembwe cya gatatu, igihembwe cya mbere nyine narangije mfite amakayi 6, cya kabiri nabwo ni 6, cya gatatu nibwo narangije mfite 18. Ukuntu byagenze kugira ngo abone ayo makayi yanjye, twari turimo turakina biye ngira ngo murazizi biye. Noneho ndangije ngiye ziranshirana, noneho undi mujama wari inshuti y'uwo mutipe nyine twagendanaga, ari inshuti yanjye, arangije amereza baga ngo niyimufashe ngo abakine. Sinzi ukuntu narebye mu gikapu cye nsangamo amakayi yanjye, ndamubaza amakayi yanjye wayabonye gute? Turaserera bya danje. Nasoje mu wa gatandatu mfite amakayi yanjye 18 atanditsemo ikintu na kimwe. Ikintu gitangaje, abantu baba biba ku ishuri baba ari abajura nyine, ntabwo bajya bafata note, biba amakayi bakayabika ariko ntibafata note. Bigize amahirwe ntibayagurisha. Yageza mu rugo barambaza ati ko twaguhaye amakayi 18. Ari ndayabereka, atayaka atanditsemo.
ndatekereza nahije ndababwira nti ayo ngayo nasanze ari ngombwa kuyabika ntabwo nigeze nyandika. Nta mutima mubi se wankandiye hano ku gasubscribe warangiza ukankandira nangaha ku karayike, hari ikintu byaba bitwaye guys. Nanjye nzayamara mbagezeho utuntu dusekeje cyane kandi murakoze cyane.